Hello friends, nk'uko mumaze kubimenya rero no kubimenyera, aba YouTuber benshi dufunguye ama YouTube channel, intego aba ari imwe, aba ari ukugira ngo tube monetize. Nyuma yo kuba monetize nta kindi kiba gikurikiyeho, aba ari ugukirigita agafaranga ka YouTube. Ariko ibyo bisa nk'inzozi mu gihe utafunguye settings ngiye kukwereka muri iyi video. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, reka nkwibwire, njye nitwa Kaboss Fabrice, njye tugiye kubana muri iyi video. Kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ntihagire ibindi biganiro bizongera kugucika na rimwe. Reka dutangire. Nuvuga ngo kugira ngo ube monetize hari ama settings ugomba kuba warafunguye. Waba warujuje amasaha 4,000, waba waragejeje aba subscribers 100,000, ariko izi settings utarazifunguye ntacyo byaba bikumariye. Waba uri gukorera itorero, niko navuga, ariko nimba no gukorera itorero, gukorera umugisha. Uraza rero ufungure hano Chrome, ujye muri studio, urafungura studio.youtube.com gutya. Ikintu cya mbere rero uri bukore, uraza uze hano handitse settings, ushatse uraza ukazunga gutya, murakabona kano kantu ka setting kano. Noneho uze hano handitse channel. Nyuma yo kuza kuri channel, hano bahita bakwereka country of residence. Aha ni nkaho uvuga ko utuye, ariko si ngombwa gushyiraho ngo aho utuye. Ahangaha ni nkaho hariho ushaka kubezingira channel yawe. Ubu nk'ingiyi dushatse twaza tukayibezingira muri United States, ariko icyo si cyo cyatuzanye. Icyatuzanye rero turagisanga hano muri advanced settings. Nitumara kugera muri izi advanced settings, tuze hano kuri feature eligibility. Nkuko mubona njyewe utu tuntu navuga ko naratwemeje, ariko ndagira ngo ngende mbasobanurira akantu ku kandi umenye icyo kamaze n'icyo kagufasha mu gihe ugiye kuba monetize. Navuga ngo duhereye kuri kano ka mbere ka standard features, karavuga ngo get your YouTube channel started and begin growing your audience with these features: video uploads, playlist creation, add collaborators to playlists, and add new videos to existing playlists. Duhereye kuri aka kambere rero, nuvuga ngo standard features ni nkaho arizo baheraho. Iya mbere ni ukwaploadingaho ama video, iya kabiri ni ugukora ama playlist. Wenda hakaba hari video, nkuko mubona iyi video iri mu bwoko bw'amatutorial. Hakaba hari playlist nageneye tutorial, hakaba hari playlist wenda nageneye AI, mbereka wenda nk'uburyo ki bakora nk'indirimbo bakoresheje AI. Wenda nk'uko kundi naberetse muri ya video y'ubutaha, nk'iyi ngiyi kize hano hejuru y'uburyo ki ushobora gukora indirimbo ukoresheje Suno. Noneho hakaba n'uburyo ki ngo ushyiraho aba collaborators kuri playlist. Tuvuge wenda hari nk'umu content twakoranye nk'ikiganiro n'urugero, nkahita umushyiraho nawe akaba yagira uburenganzira bwo gushyiraho video kuri playlist yanjye, cyangwa se nanjye nkaba nashyira video kuri playlist. Noneho bakakubwira ngo add new videos to existing playlists. Ukaba ushobora gushyiraho ama video mashya kuri playlist zisanzweho wari ufite. Noneho kuri uru ruhande rundi bakatubwira ngo requirements, ngo channel is free of active community guidelines strikes. Nukuba nta bihano YouTube yawe yigeze ihabwa. Icyo nicyo kintu cyonyine usabwa kuri iyi standard feature ya mbere. Duhita tujya ku ya kabiri, tujye kuri intermediate features. Intermediate features turasangamo ngo videos longer than 15 minutes.
hagakurikiraho icyo bita custom thumbnails, hagakurikiraho n'icyo bita live streaming. Noneho iki cya mbere ni za video zirengeje iminota 15. Nk'umuntu ugifungura YouTube channel uwo munsi ariko yamara kuyifungura aka gafica ka intermediate feature akaba atarakeneborinze cyangwa se izi requirements tugiye kureba atazujuje, ntago ashobora kwa uploadinga video irengeje iminota 15. Ibi ngibi kutaploadinga iminota 15 ni kimwe muri bitatu atemerewe, harimo no kuba atashyiraho thumbnail ye ubwe yikoreye. Ni hahandi usanga YouTube yagiye ikagukorera thumbnail yakuye muri video wa uploadings, nabwo ntabwo ari ukuyigukorera, bafata kamwe mu gace nk'ifoto bakura muri bimwe mu bice bya video wa uploadings. Rimwe na rimwe ugasanga bidashobora gukurura aba viewers ngo babe bakirika kuri video yawe, kandi twabonye ko thumbnail ikora akazi gakomeye muri viewership y'amavideo yawe, mbese muri make uburyo video yawe igaragara. Icya gatatu, live streaming. Ntabwo ushobora kujya live mu gihe izi requirements utazujuje. Muzagenda mubibona rwose ugifungura channel uyu munsi, biragoye ko wahita ujya live ngo bakwemerere mu gihe izi feature utazujuje. Noneho reka turebe requirements zayo. Requirement ya mbere ngo ni standard features enabled. Uvuga ngo izi feature uko ari ebyiri ziruzuzanya. Iyi ya intermediate ntago wayenablinga cyangwa se ngo ntago wayigira, izi features ntago wazibona utarenablinze iriya ya mbere. Uvuga ngo kugira ngo ukoreshe iyi ya kabiri nuko iyi feature ya mbere ya standard feature uba uyujuje nyine ibisabwa byayo byujuje. Ibisabwa ni iki? Ni ukuba nta bihano wahawe, kandi guhabwa ibihano bivuze ngo nimba YouTube channel yawe urayifunguye uyu munsi, igomba kuba nyine uko byagenda kose iri clean, nta makosa ifite, nta bintu bayireze, kandi kamwe mu bintu byumvikana. YouTube channel urayifunguye, ukigifungura uploadinze wenda video z'abandi udafitiye uburenganzira, bagukubise copyright tayari, ubwo ntago nawe ibintu burimo bubizi. Ya kabiri, requirement ya kabiri bakakubwira ngo verify phone number. Uba ugomba kuverifya nimero ya telefone. Ibyo murabizi, ujyaho bakakoherezaho verification code ukashyiramo tayari. Ibyo biba bihagije, ntago biba ari ibintu bikomeye cyane. Aka gatatu rero ariko advanced features harimo ngo appearing content ID claim, hakaza create more live stream daily, upload more videos daily, create more shorts daily, embed live streams, external links in video description, test and compare different thumbnails, eligible to apply for monetization. Izi features zigera muri 7, reka turebe 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Izi zose uko ari 8, reka mvuga uko ari 7, ziherekezwa na feature ya nyuma ariyo twese tuba dushaka ya monetization. Requirements zayo rero ni izihe? Iya mbere iruta ibindi byose ni intermediate features. Nk'uko nabibabwiye kuri iyi feature ya kabiri zigiye zuzuzanya. Iya mbere utayikoze iya kabiri ntiwayikora, iya kabiri utayikoze iya gatatu ntiwayikora. Nuvuga ngo hano kuri requirement ya kabiri iya gatatu turi hano kuri advanced features. Noneho requirement ya mbere ni ukuba uri eligible yizi features za kabiri zo kuri intermediate warazujuje. Kuba warazujuje no bivuze iki? Ni ukuba ufitemo iriya standard features warayemeje, warana verifyinze nimero yawe, bigahita bigusubiza inyuma. Bivuze yuko kugira ngo iyi
iyi intermediate feature ube warayeneborinze nayo, nuko iyi ya mbere nayo uba warayeneborinze. Bivuze ngo iya mbere niyo yivolvinga kuri byose. Ni uvuga ngo kuba udafite community guideline strike ni nk'aho ari rwo rufunguzo rwo kugira ngo izi feature eshatu zose zisigaye zikunde, kuko ndakeka nta community guideline strike ufite kuza ugahita verifyinga nimero biroroshye, ibindi bihita byikora. Okay. Ikindi rero ni channel history. Channel history rero ikintu usaba niki, nuko ugenda uploadinga buri munsi kugira ngo na YouTube igende igira amakuru ya channel yawe ibona. Ibi rero ibi uko ari bibiri biguhesha iki? Biguhesha kuba wagira uburenganzira kuri content zawe aricyo bita ngo content ID. Kuba n'umuntu ashobora kugenda agakoresha content zawe, ukaba wabasha ndavuga kuziburana mbese ni muri iyo sense. Noneho ngo ukaba wanajya live, ugakora ama live stream buri munsi inshuro zirenze imwe. Noneho kuba wakaploadinga amavideo menshi nayo buri munsi, kuba wakora utuvideo tw'udushoti twatundi tutarengeje umunota umwe natwo twinshi kandi buri munsi. Hakaza n'iyingi ya embed live stream. Iyi embed live stream ikintu ivuze ni nka kwa kundi mujya mubona nk'ama website tuvuge wenda nka CNN, kuba ishobora kubroadcastinga event runaka bakayibroadcastinga ariko muri external what? Okay, tuvuge wenda event iri kubera nko kuri YouTube, bari kuyi live streaminga kuri YouTube, ariko bo bagahita bayistreamingira kuri website yabo runaka. Tuvuge wenda ni nka CNN cyangwa se BBC, bakaba bayistreamingira aho ngaho kuri BBC kuri website yabo, ariko at the same time biri kubera no kuri YouTube channel yabo. Ni nuko nguko. Ikindi hakazamo external links and video descriptions. Navuga ngo ahangaho ushobora kuzanamo ama link aturutse hanze ya YouTube ukayishyira muri description ya video yawe. Ahangaha twavugamo wenda tuvuge wenda ufite nk'ama affiliate links wenda ya Amazon, ufite ama affiliate links y'izindi wenda ama website yawe, ibiki byose, ama Facebook accounts, Twitter accounts, byose ukaba wagenda ukabishyira muri description ya video yawe. Noneho hakaza n'ingi ya taste and compare different thumbnails. Iyi nayo tuzayikoreraho ikiganiro ukwacyo cyihariye. Ahangaha ni kwa kundi rero ukora custom thumbnail yawe, ariko bakaba bakubwira ngo taste and compare, bakaba bakugereranyiriza thumbnail ebyiri gutyo. Tuzabikorera video yabyo byihariye. Noneho iya nyuma ariyo iruta izindi zose akaba ari eligible to apply for monetization. Iyi ngiyi akaba ariyo nyine iduhesha icyo navuga ko ari nk'inzozi za buri YouTuber wese, kuba monetize nawe ugakirigita agafaranga. Utu rero ni udufeature navuga ko turi basic buri mu YouTuber wese, buri muntu ugitangira YouTube cyangwa se n'uwari warayitangiye ariko akaba atazi aho bipfira, akwiye gucekinga utu settings. Ndagushimiye rero we twabanye kugeza ku musozo w'iyi video. Uri umuntu w'umugabo, nimba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya, ni amasegonda 2 nta kiguzi, kandi ndabashimiye cyane kuba mwampaye attention mukanteza umwanya wanyu. Naho ubutaha muri video itaha, ndabakunda cyane.